au contraire un soi-disant general ngo ni makaniki ngo ni iki arashyiraho oda urumva yo kuba yabuza Masunzu gukandagira. Masunzu aracyari mu general kweli kandi batuzi bagasita tuzi bande yandi, ariko hari ikintu mutajya mumenya. Ese abana bapfira amasegeshoni bangana iki? Kubwira ikintu kibabaza mu ngabo nkazira za Kongo fureko kubwira ikintu kibabaza mutazi buriya bano bantu iyo bajyanye n'abandi ku rugamba buriya mwebwe muvuga gasita mukavuga abanyamurenge barashize nabasigaye muri leta, ahubwo umenyekana ninde Masunzu muri Masunzu afite yari mu rufite ibibazo muri akagari k'ibiyaga bigari. Masunzu abamo, Masunzu avugwa nabi, Masunzu bamuvumira ku gahera abakecuru abasaza n'iki byose n'abasivile batazi ko oda za gisirikare zikora. Masunzu wenda nta wamusengera buriya Masunzu afite ibibazo pe, leta iramuvuma minembwe baramuvuma hasi Masunzu barasinzira. Utekereje wese bose n'abakire nabo muri zinyeshyamba n'abakire bazabeshya ibindi bafite indege z'intambara. Oya ahubwo icyo abarundi barabeshya ahubwo bazahita bataha. Abarundi do gukangata bagira nta n'indege bagira z'intambara bafite ubukajugujugu bita gazere bwashaje bunuka ubutanakirwana imyaka nka 200 bashobora kuza bamaze kugira igisirikare wenda cyapfa kurwana na twirwaneho kandi nayo izaba imaze kugera kure. Erega bajye bemera bashobora gukanga abanyamusaga kuko bagendana imipanga n'imihoro bagakanga abaturage, ariko ku ntambara ntibayishobora. Diviziyo byizaraniye kunesha twirwaneho ubwo bazwaniye ntambara koko. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ariko nabonye n'abakora avuga ko ngo uwitwa Masunzu cyangwa warabibonye nawe ngo Masunzu reka mbaze mbirebe neza byakoreshejwe ntaza kubeshya. Nabonye ngo Masunzu ngo yari yahuye ngo arafatwa. Ndibaza ese umuntu akiyahura generale ntago abarinzwe no muri gereza n'ubundi bashobora kuba bashaka gukora tentative yo kumwica kugira ngo bavuge yuko yiyahuye. Byose birashoboka ko n'abanyari byo abantu be guhuriza hose ati cyangwa mu minsi mike turumva ngo urupfu rwa Masunzu. Nibyo nkubwira nyine bashobora kuvuga bashobora gukora propaganda nk'iyo kugira ngo pour anticiper icyo bashaka kuzamukorera, kuko Masunzu urabona afite ikibazo nta nubwo ari hagati nk'ururimi ntafite n'ahaherereye ntari kuri etat de Kinshasa irimo kumucunda yiko. Erega iyo bamwicira bene wabo nawe agira ikibazo nubwo nabigira mu ruhare, ariko n'umuntu Masunzu ntago ari igisimba. Masunzu n'umuntu nk'abandi bose. Jye sinyanumva umuntu uvuga ko Masunzu ari inyamaswa. Wowe ushaka kubivuga ahubwo namurusha ubunyamaswa. Masunzu n'umuntu as human being akarebya yakoreye igihugu cye kimushima. Ntabuze n'icyo yakoreye wenda abo bita abanyamurenge abandi bita ngo rutugara, kuko niba rutugara ko n'utunyamurenge urumva. So bivuze ngo rero Masunzu yashobora gucanga ikarita kuva yakoze ikintu kizima hose akabona baramuvumira ku gahera. Minembwe uvuze Masunzu bagutera amabuye, uvuze Masunzu ikintu ubwo bagutera yandi. Ariko umunsi yafunzwe bavuze ngo yafunzwe kuri abanyamurenge barabyinnye bati ngaho tekereza nawe nukuri no mwitekerezo nabibonye bati ati yafungwa ati yabaga yabagogamo yabaga ngaho tekereza nawe baramuvumye pe ndavuga nti mana yanjye ni burya ni hari igihe umuntu wamuganiye ikururira ikisha. Kandi ubwo mu byo bamufungira baba banuganuga nuko wenda yaba nawe yabatabuze icyo uko yumva aba yumva ikibazo kiwabo. Buriya nakubwiye ngo Masunzu nagasita banditse igitabo East Africa yagisoma ikakuramo isomo, kuko niba bakubwiza ukuri ukuntu umuntu yashatse gutandaraza mu gihugu cye ahurira n'ikibazo. Yego bakoze choice, ntabwo abagenero bose baje muri twirwaneho bafite abagenerali benshi. Hako generali tuzi ni generali makanika
na generali uyu nguyu wamusimbuye. Hari undi ariko ufite abanyamurenge b'abajenero benshi, si n'amasunzu wenyine, nuko amasunzu ari ugaragara, ariko abanyamurenge batatabaye ni ishyano ryose, na ba ministre Gisaro n'abandi bose turimo kujyana. Ba Gisaro n'abasivili bose simbatindaho, bari rwose n'utugara tugaramye tugararitse impanga, urumva. Ariko masunzu uri umusirikare w'igihugu n'umujenerali, ntabwo masunzu ya komandoma, ntabwo yidiployinga. Abantu bagiye bagerageza kubyumva, utashaka kubyumva kazi yako shauri yako. Masunzu n'umusirikare ntashobora kwipanga akazi, ntabaza hazakora ejo, ntabaza uko azazinduka. Umusirikare ntabwo yigenga ku giti cye. Rero umujenerali utarasize akayaye ko gutoroka, ntabwo ibyo yabizira mu gihugu cye, kuko ni royo ku gihugu cye akorera. Kandi niba koko abanyamurenge bemera ko ari abakongomani, ntibareke gukondana umuntu wa rero yo ku cyo bita Kongo. Ubu ni masunzu turi kumwe. Hanyuma arambwira washatse kuba loyalty ku gihugu cyo wita igihugu cyawe, none nicyo kirangije kikurangije kikwishe. Masunzu urumva ko utashimagiza umuco wo kwiyahura. Inzira masunzu asigaranye niyi, niba ataragize uruhare mu rupfu rwa Gisaro, yapfuye areba bagiye kumushyingura bavuza induru. Ni Gisore. Ese urambwira ngo masunzu aramutse nta ruhare afite mu rupfu rwa Gisore, akabona ukuntu apfuye, akabona ukuntu bagiye kumushyingura bakavuza induru, kandi ari barwanirira. Imagine kuri generali udashobora guha umutekano w'abantu bagiye gushyingura muri zone, turaze muri zone dufasa uyobora ari bene wanyu. Masunzu utatanga woda yo gushyingura, ubwo masunzu yakiza umuntu. Ubundi generali yagukiza bugero Sandrine. Niba ufite n'umujama w'umujenerali, uzamenye ko uburyo wasezeye ubukene. Generali yagukiza ku isi yose. Generali is a general always. Ariko umujenerali utakiza umuntu ntashyiraho cortege na convoy yo kujya gushyingura umuntu ngo washyingure mu mahoro. Masunzu ubundi akiri umuntu. Ubumuntu bwa generali bwa masunzu n'ubujenerali bwe bwarangiye kera, aho adashobora kuvuga ngo oda ni oda, urumva. Gasita akora akazi, Gisore bagushyingure itekane, abariye Kamizobe bari he babafunge, urumva. Ariko au contraire un soi-disant generali ngo ni makaniki, ngo ni iki arashyiraho oda, urumva, yo kuba yabuza amasunzu gukandagira. Amasunzu aracyari umujenerali kweli? Ahubwo amasunzu mbere kumukura Gisangane, yewe na mbere yo kuhamuzana, ariko tuvuge ibyo kuza Gisangane ntuza, yabanje sinakoporo, kuko hari igisiribo cyo muri Wazalendo cyahagarika amasunzu. None se urambwira ngo uracyari masunzu? N'ikimenyimenyi ushobora kuvuga ngo masunzu bamwambuye twaziye mu zone de defense, yego n'icyubahiro n'amafaranga na buri kimwe cyose, n'umuntu ukomeye. Ariko waruzi ko hari abantu bakura hariya nk'aba Olivier Gasita, ku mutima wabo akaba wasanga ahava aserebura. Muri politike bibaho, hari umuntu mwambura appointment icyo yakoraga, mwe mukamurira ngo bamwambuye imbehe, kandi avuga ati ngiye kuruhuka. Buri amasunzu hageze avuga ati babita ngo n'abadisipo, wenda nubwo yagenda akaba disipo aho ngaho nta kazagira, urumva. Yego. Ariko wibaze induru zimuvugaho ko abari kubyumva byumva intonganya icyabaye buri kimwe cyose, kandi batuzi ba Gasita, tuzi bande yande. Ariko hari ikintu mutajya mumenya, uko recently mwabonye umunyamurenge ngo nabo muri FARDC bakubise impanga barazimena. Ese abana bapfira amasegeshoni bangana iki? Kubwira ikintu kibabaza mu ngabo nkazira za Kongo Fureko. Kubwira ikintu kibabaza mutazi buriya. Bano bantu iyo bajyanye n'abandi ku rugamba buriya, uba nko musegeshoni uri umwana utazi w'isoroda serija kaporali, ibintu nk'ibyo ngibyo, ushobora gusanga abasirikare bajyanye babica bakabarasa bakaba barashwe na M23. Mbisubiremo, abana barwanira muri FARDC bo badafite amazina y'amakoloneli, urumva, atarabonda na kapiteni n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo, burya bagenzi babo barabarasa bakavuga ko barashwe na duyi, kandi ahubwo babagira ishyamba bakabicira ku rugamba bajyanye. Nguhaye amakuru abera ku rugamba, mwebwe muvuga Gasita mukavuga abanyamurenge barashize n'abasigaye muri leta. Ahubwo umenyekana ninde? Umenyekana ni office. Sinakubwiye Gasita ntawe uzamukoraho, yabasitura akabamara. Ninde wigeze ujya kumuvogera? Babikinishije rimwe barabarambika. None se umwana uri mu section ya kaporali w'umufero ya sameja w'ikindi byose biribwe bacura bufuni na buhoro, ujya muri mese kujya n'abandi bakamujya bamucunira ingoni, uwo mwana yarapfuye yararangiye ku mutima.
igisigaye kwibaza ntuzakubwira ngo kuki bose badasanga Sematama. Urumva hari abatabona inzira, hari abadiporoyinze kure, hari abafunze umutwe, urumva hari abari royale ku gihugu cyo bavuga ati ikinyemeza ko ndi umukongomani nuko nzabyicirwa nkabizira, sibyo, bagatanga amaraso yabo abari umusirikare. Ariko Masunzu sino kuvuga ngo Masunzu yarangiye kera, baba we asigara ameze nka cyakatuni kiri aho ngaho gusa kidatanga oda. Kubona Makanaki, kubona Rukumeta atarapfa none nemera ko yapfuye, ari abantu bashobora gukora oda mu mujyi nka Uvira, chef d'état major zone ya 3 adashobora kubafataho umwanzuro. Masunzu aracyari Masunzu, bajyanye warangiye, nta no bamudisappointinze, bamwambuye umwanya yari afite. Reka ntawe yari afite n'ubundi mu ntoki. Bene bari usanga ameze kuriya, ariko operation command umwungirije ari utanga oda bigakunda, kandi yitwa general undi ari nka colonel. Ahubwo abantu bari mu rungabangabo. Hasi Masunzu ubundi Masunzu afite yari mu rufite ibibazo muri akagari k'ibiyaga bigari. Masunzu abamo, Masunzu avugwa nabi, Masunzu bamuvumira ku gahera abakecuru abasaza n'ikindi byose n'abasivile batazi ko oda za gisirikare zikora. Urumva kuko burya abasivile babarenganya umuntu. Ariko nkanje ufite experience militaire, njya mbona ko Masunzu afite uruhande ashobora guhagararamo. Ese aba general Rwibasira bo muri Norukivu ntibaba mu ngabo za leta? Yego. Wa wundi wajya kuza kurwana muri za Rubero, izina rye maze no kuryibagirwa, umwugize kuza gukora operation yo muri za Kanyabayonga, izina riragiye. Ntabwo baba mu ngabo za leta. Uzu urutonde rw'ingabo z'abarwandofone n'abanyamurenge n'iki byose nyine bose bakiri mu ngabo za leta, ariko still bavuga Masunzu. Baje bavugira icyarimwe n'abandi bose. Ni benshi. Masunzu wenda nta wamusengera, buri Masunzu afite ibibazo pe. Leta iramuvuma, minembwe baramuvuma. Hasi Masunzu yarasinzira. Ashaka kwasinzira. Ese ni Masunzu yitwa Pacifique, nta mahoro agendana nayo. Nta n'ibihunda haye Sematama nibura. Hari umujenerali w'umujama bita Tango 4. Ni umukiri ya le président PDG de l'équipe de Vita Club. Ikipe ikina na Tipi Mazembe zikesura niyo derby yo muri Kongo. Uriya mujenerali ni umukire. Yajyaga yihera imbunda CNDP akayihera ibibunda. Uriya mugabo ni umujama, ni umukire. Ni umukire uriya mugabo. Urumva? None Masunzu biragiye ibistoka atabisigiye mwene wabo ngasigara nabirwarizaho, amubwira ati wagwana ataratabitse ibingi buzirwaneho. None barimo kumuvumana n'ikina asigiye umuryango we n'abandi n'abene wabo. Ngafite ngo no mukire, ngafite n'amazu n'ibiki. Amazu nanjye nayigira inzu n'ubukire. Ubukire karishema icyo wamariye bene wanyu. Uri kuvuga utavuze mu bifatika. Ntabwo uri kuvuga mu cyo muri role umuntu ashaka kumarira, icyo umuntu ashaka kumarira. Uretse na Masunzu, iyi ground yose ubona iri muri Kongo abarwana bose. Twirwaneho. M23 ingabo za leta niki nta muntu uri kuri general utari umukire. Utekereje wese bose nabakire, nabo muri zinyeshyamba nabakire, bazabeshya ibindi, bafite amafaranga. Reka dusoreze kuri iki kintu. Ni imboni yabimpaye ibi ngibi, aho ngo Burundi buvuga ko ngo u Rwanda nirusinya amasezerano na Kongo. Uri kumva ngo Burundi burahita bukaza intambara ku buryo batangira ngo kurwanisha noneho indege karahabutaka. Bafite indege z'intambara? Ati muri ibeshya aya masezerano Tshisekedi usinyane n'igihugu cy'u Rwanda. Ati intambara tureta tuyerera tishyire ku rundi rwego. Barabarwana nande n'u Rwanda? Ubwo suzi se ko birirwa bavuga ngo u Rwanda ni M23, Rwanda ni M23. Bo bavuga ko noneho bahita noneho barwanisha indege nyine hariya muri Kongo. Kandi bashyize umukono nyine. Kandi ibyo u Rwanda rwasinya na DRC, M23 azaba arimo dokima yayo yuko nyine nayo igomba kuba umufatanya bikorwa. Ese ubwo bazaba barwana n'iki? Kandi Burundi ngo butabishaka. Oya, ahubwo icyo abarundi barabeshya, ahubwo bazahita bataha. Abarundi no gukangata bagira nta n'indege bagira z'intambara. Bafite ubukajugujugu bita gazelle bwashaje bunuka ubutanakirwana. Uzabona bajya bamanukiramo
abaprotropazi bamanukira mu mitaka ziriya ndege ntabwo zigezweho zazigezweho cya Habyarimana zo mu bwoko bwa Gazelle na Puma ni indege zidafite akamaro zitakirwana ubu ngubu nta ndege z'intambara bagira abarundi kandi nubwo bazigira n'abakeneye nta bushobozi bafite barakiyubaka nko mu myaka nka 200 bashobora kuza bamaze kugira igisirikare wenda cyapfa kurwana na twirwaneho kandi nayo izaba imaze kugera kure erega bajye bemera bashobora gukanga abanyamusaga kuko bagendana imipanga n'imihoro bagakanga abaturage ariko ku ntambara ntibayishobora diviziyo byizaraniye kunesha twirwaneho ubwo bazwaniye ntambara koko ntabwo ziko iki kintu batakipimiraho reba bafite avantage zose bari ku mupaka wabo sibyo ibyo bifite igisobanuro muri deployment y'ingabo ntambara bidahenze mu mandi magambo aho ba deploy zose bagenda n'amaguru nta essence nta fuel basaba nibifaru bashatse babyambukana bafite go ahead ya leta muri bilateral cooperation militaire bafite ni iki mwabarundi mwabuze ngo mupfe gukandira kuri abo bagabo ejo bundi Serugaba ntiyarabishe mucuti wanjye uriya mugabo namukunda avuga nk'umusirikare namuhaye nkasha je nkunda umusirikare uri uvuga gisirikare kandi agashimangira ibintu ukumva ibyo bugara bisobanukiwe umuntu araguha details zose ngo rwica nkoko niba ari rwica nkoko ntumbaze ngo ni hehe sakose bari abasore koko ahubwo ubundi reka mbabaza akakabazo abahungu beza n'abakobwa muri twirwaneho aho kugira ngo ndwaye n'abari abantu twakorana buri Burundi nabagira inama bukorane ndatwirwaneho mbega nibafate fake tanks zabo kaminuza abahanga bafite bashaka umuntu bategurira dossier y'ukuntu bakorana n'abari abantu donc baturana gusa neza bon voisinage by the way ntago ari gufatanya kundi bazagira amahirwe abadede wenda aho kugira ngo bahirime bashaho kuramba urumva niba batwigana babemerera ko bakorana ariko simbona ikibazo cyatuma bakomeza kuvuga ngo bazarwanisha indege nta ntambara y'abarundi abarundi barwanye hehe ukabona waye amasezerano ashobora gutuma neva kura ingabo z'abarundi yabagize amahirwe abanye ko vaya amahoro atikoreye amaboko kuko hababonetse consensus ituma compromis ituma vayo erega udeploy ingabo ntuzi ukuntu uzazikurayo ushobora no gusanga arabuze ukuntu avamo ayinjira ibiryoshye biri bishyushye ugasanga $5 bahabore umusirikare we biracyamuryoheye sibyo kuko tuvugisha ukuri nta menace yo kuri leta y'u Burundi iri muri Uvira Red Tabara ni impimbano y'u Burundi ubundi umuntu urwanya Burundi iri mu Uvira ninde bavuga karinde ese reverend kuriyo yigeze gucyurira u Rwanda ngo ruhora rurwana muri Kongo ngo kare ngo rwamaze FDLR imyaka 5 bamaze bafashe Red Tabara zingahe ngo baziparedinge bazitwereke nabe no mu Rwanda dufite mutobo niki urumva bafite iki gicyura Red Tabara niba atari yabo koko bamaze gucyura Red Tabara zingahe tuvugisha ari uzi nicyo cyerekana ko Red Tabara ni inkorano y'u Burundi yitaba inkorano y'u Burundi babacakirana ku rugamba bakayifata bafashe nde bacyuye nde imyaka bamaze muri Kongo bamaze gucyura banga babatwereke nuza mu Rwanda barakwereka uyu generali uyu watashye ejo bundi ushatira akantu hano nigakwerere ne muri FDLR nigakwerere bakwereke abo lobbying y'u Rwanda yacyuye sibyo barundi kazi nta kibazo Red Tabara muri aho ngaho reka tubyemere kiri mu minembwe iri hose yari mwafashe nde mwacyuye nde mwishe nde ko mudacumura yapfuye tukayibona urumva niba Red Tabara atari yanyu inkorano nimutwereka akazi maze kuyikoramo impamvu muri inkora busa nta menace iri ku butaka bw'aba Rwanda ufana barimo kurwana mu minembwe irwanya u Burundi n'uguhimba kugira ngo bajya kwibayo nta kuntu bajya kubagaye ninga bakumvikana batarwanye ko batashoboye no kurwana buriya u Burundi nibo bari bayoboye barinze ikirombe cya Rubaya muri Masisi bona abajenerali Mutayomba ngira ngo ndi ari gifaru niba ari kigisiribuka ngo ninde hari usinge muri M23 wabaga wari wungirije Mutayomba abo muri M23 wo mu colonel aba bose amakuru arazwe Rubayira bananiye sibyo murimo gucungira kugiza hari ikindi ngiye kuvuga ariko cyo ntabwo nakivuga ariko zinyivuza ukuntu nakivuga iyo urundi bureka gusayidinga kuri Kisekedi bugasayidinga kuri aba bavandimwe bo muri East Africa za Kenya Uganda u Rwanda kubona mbega bitwara ariko nkeka ko abantu bafite abantu bashuka abatanzania barabashuka by the way ejo umuntu uri Mwanza yambwiye ko nanjye kugenda ntakavuze yambwiye ko ubwe sibyo yiboneye ahora yibonera asangira yirirwana arara hamwe
n'ingabo za Samidiyara zanze gusubira mu bihugu byabo batubeshya zigikambitse muri Tanzania. Yego. Zirangabo zose zavuye muri Goma ziracyabundabunda muri aka karere. Kandi ngo ibyo mwumva ngo zishobora kujya zijya ni Burundi gutanga imisada n'ikiryo birashoboka. Yego. Abarundi nabwo bafite inyoro ringana kuriya badafite abandi bantu bambaye impuzankano zabo binjije mu gihugu cyabo batari abarundi kandi bashobora kuba barabaye muri izi ntambara zo muri DRC. Abantu babikurikirana bazabikurikirana. Giye umutipe yarambwiye ati turababona amahoteli bamo turayazi ntibatashye abamara barahari abanyafrika ifa baracyabahanga Sadeka yose iriya Sadek iracyaba muri Tanzania Chato kandi Chato ni hafi na Mwanza abaturage barababona bakora sambura bakajya nko kuri Bloemfontein iriya airport ya South Africa ngo bakiriye baci yatashye kandi bakiriye nka paratuni imwe abandi baragumye hari akibya akarere karabizi Samidiyara siracyari muri aka karere irekereje none se kabi iri kwegeranya se ariko ntago ishobora gutanga imisade nyuzi Burundi ibyo barundi birwa bikomanga mu ntuze bafite ikintu abarundi bafite ikintu kibatereje inyori ngo bagenda mu mabisi ya TPDF y'ingabo za Tanzania bisi ngo bya plane busi gihe gishize batashye nuvuga ko babuze indege zibacyura mu bihugu byabo baracyakora iki Chato ntago rembizi ko ikiri hariye nanjye sinanimbizi harabivuga ati si igihuha si propagande mbahangaha abantu babahangaha yegage ngira inshuti nyinshi muri Tanzania ndabizi ku rwego runakomeye urumva ngiye nahise mubaza se aho gusibo bisha abantu mu myigaragambyo mukajya kuvuga ngo nabagande n'iki byose ati nabo batwishemo ati ariko nibagende baracyarahanga ntaho bagiye ntago icy'Afrika ifungu n'amahoteli bamo nuko ntayanditse reka dutashye ndumva twataha amashasi icyo twasorezaho kuri uyu munsi so icyo twasorezaho shana icyo twasorezaho nta kindi burya amakuru ararekwa ntashira yego wa mugani ndagushimiye cyane ukomeze ugire ibihe byiza na weekend nziza Imana iguha umugisha rwose ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.